Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twabonye ukuntu Adamu na Eva bavuye ku Mana kuko bariye ku giti Imana yari yababujije. Nuko umuntu Imana yari yaremye mu ishusho yayo ahitamo gukurikira Satani, umwanzi w'Imana. Mbere y'uko Adamu na Eva bacumura, bagiraga ibihe byiza byo kuganira n'Imana iyo yabaga yabasuye. Ariko kuri iyi nshuro bumvise ijwi ry'Imana, baratinya, bagira isoni, kandi bagerageza kwihisha Imana mu biti byo mu itongo. Ariko Imana yakurikiye Adamu na Eva, ivugana nabo, maze babwira ingaruka icyaha cyabo kizanye mu isi. Nk'uko icyaha cya Adamu cyamutandukanyije n'Imana, niko n'icyaha cyacu cyadutandukanyije n'Imana. Uko niko ibyanditswe bivuga. Mu Baroma ibice 5:12 aravuga ngo, uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Mu Baroma ibice 3:23 naho akavuga ngo, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Naho muri Yesaya 59:2 akavuga ngo, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso. Ntiwakwishimira kumva ubu butumwa, ariko niko biri. Ukuri kurababaza. Nuko rero tubona ko icyaha cya Adamu cyatumye abantu bose batandukana n'Imana. Igihe Adamu yangaga kumvira Imana, Adamu ubwe n'abantu bose bavutse nyuma ye bavuye mu bwami bw'umucyo binjira mu bwami bw'umwijima. Ntibongeye kugira umugabane mu bwami bw'Imana. Kubera ibyaha byabo, umugabane wabo wabaye wo kwa Satani, wabafashe bunyago abagira abacakarabe. Nta kindi bari kwiringira muri ubu buzima usibye kubaho nk'imbata z'icyaha no gutinya urupfu rwabagezeho, hamwe n'igihano cyo kuzaba mu muriro w'iteka ryose. Iyo ibyanditswe birangirira hano, twari gufunga igitabo ubundi tukarira cyane nk'umuntu waburiye mu nyanja udafite ibyiringiro byo gutabarwa. Iyo Imana idakingura inzira y'agakiza ngo icungure abana b'Adamu, twari gucirwaho iteka. Ariko Uwiteka Imana yacu ashimwe, ibyanditswe n'abahanuzi ntibirangirira ku nkuru y'icyaha cya Adamu. Imana yacu igira imbabazi nyinshi. Yakinguriye abana b'Adamu umuryango w'agakiza. Icyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo, aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bw'Imana bwarushijeho gusaga. Aya magambo yanditse mu Baroma ibice 5:20. Naho mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 2:10 aravuga ngo, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Hanyuma muri Tito ibice 2:11 akavuga ngo, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Nk'uko twabyize, Imana irera, nicyo gituma igomba guhana abanyabyaha. Imana irakiranuka kandi ntishobora kwibagirwa icyaha. Igomba guhana icyaha cyose. Igihano cy'ibyaha ni urupfu no gutandukana n'Imana. Imana ntihinduka kandi n'igihano cy'ibyaha ntigihinduka. Ariko uyu munsi turatangira kureba mu byanditswe uburyo Imana yera yateguye umugambi wo gucungura abanyabyaha ikabakiza igihano cy'ibyaha. Turaza kumenya ko Imana atari yera gusa, ahubwo igira n'imbabazi. Imana, umucamanza wacu, yifuza kuba umukiza wacu. Uyu munsi turareba uko ku munsi Adamu na Eva bacumuyeho, Imana yatangiye gutangaza umugambi wayo mwiza wo gukiza abanyabyaha. Reka noneho dukomeze muri Tora mu gitabo cy'Itangiriro, maze tumenye ibyerekeye iyi nkuru nziza. Turasoma mu gice cya 3 umurongo wa 15. Imana yabwiye Satani wari mu ishusho y'inzoka ngo, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Uyu ni umurongo ukomeye kandi wuzuyemo ukuri kwinshi ndetse kw'ingenzi. Kandi abahanuzi b'Imana bagusobanuye nyuma mu buryo bwimbitse. Ibikubiye muri uyu murongo dushobora kubivuga mu ncamake muri ubu buryo. Imana yari itangiye gutangaza umugambi wayo wo kohereza umukiza mu isi, cyangwa se umucunguzi.
uyu yagombaga gucungura abana ba Adamu akabavana mu bubata bwa Satani. Uyu ni umurongo wa mbere uvuga ku mucunguzi muziranenge cyangwa se umuhuza. Reka turebe ingingo enye z'ukuri ziboneka muri uyu murongo zivuga ku mucunguzi Imana yasezeranye kohereza. Ukuri kwa mbere ni uku: Imana yatangaje ko uyu mucunguzi azavuka ku mugore gusa, ni ukuvuga isugi. Twese dufite ababyeyi babiri b'ibitsina byombi, umugabo n'umugore, ariko umucunguzi wari kuza yagombaga kubyarwa ku mugore gusa bikozwe mu mbaraga z'Imana. Ntiyagombaga kugira se umubyara wa hano ku isi. Umukiza w'isi ntiyagombaga guturuka kuri Adamu, kuko abakomoka kuri Adamu bose bariho icyasha cy'ibyaha. Umukiza w'abanyabyaha yagombaga kuba nta cyaha afite, yagombaga guturuka ku Mana mu ijuru. Nuko rero ikintu cya mbere dukwiye kwiga muri uyu murongo ni iki: Imana yasezeranyije umucunguzi muziranenge wagombaga kuba urubyaro rw'umugore ariko ntabe urubyaro rw'umugabo. Hari ikindi kintu Imana yavuze umunsi Adamu na Eva bacumuraga. Ku bijyanye n'umucunguzi wasezeranijwe, Imana yabwiye Satani ngo uzamukomeretsa agatsinsino. Ibi rero byerekana ukuntu Satani yari kuzarwanya umukiza Imana yagombaga kohereza aturutse mu ijuru. Mu masomo yacu ari imbere tuzabona ukuntu abahanuzi bahanuye uburyo Satani yagombaga gushishikariza abantu gutoteza, gushinyagurira no kwica umucunguzi. Mu mugambi w'Imana tubona ko umucunguzi yagombaga gushinyagurirwa kugira ngo atugarure ku Mana. Umukiza w'isi yagombaga gupfa akaba igitambo cy'ibyaha. Umukiranutsi yagombaga gupfira twebwe abakiranirwa. Yagombaga gutanga ubugingo bwe kugira ngo yishyure igihano cy'ibyaha, ari cyo urupfu. Ukuri kwa gatatu kwerekeye umucunguzi ni uko Imana yabwiye Satani wari mu ishusho y'inzoka ngo umucunguzi azamukomeretsa umutwe. Iyo yari inkuru mbi kuri Satani, ariko ikaba inkuru nziza ku muntu wese wifuza kubohorwa ingoyi ya Satani. Wifuza kubohorwa ingoyi ya Satani, icyaha n'ikuzimu. Nuko rero Imana yatangiye gutangaza ko ku iherezo umucunguzi azanesha Satani kandi akabohora abana ba Adamu babaye imbata z'ibyaha. Ubwa nyuma Imana yatangiye gutangaza ko mu isi hazabaho amatsinda abiri y'abantu: abantu ba Satani n'abantu b'Imana. Abantu ba Satani ni abanga kwizera ijambo ry'Imana. Abantu b'Imana ni abizera ijambo ry'Imana kandi bakiringira isezerano ry'umucunguzi. Nuko rero igihe Adamu na Eva bacumuraga, Imana yatangiye gutangaza umugambi wayo mwiza wo gucungura abanyabyaha. Mu biganiro by'ubutaha tuzagenda tubona ukuntu abahanuzi b'Imana bahanuye ibyo kuza k'umukiza muziranenge wagombaga kubohora abanyabyaha mu maboko ya Satani. Niba ibyo tumaze kwigisha utarabyumva neza, ntugire ikibazo, kuko turacyakomeje inyigisho yacu ikurikirana uko ibihe byagiye bisimburana. Turizera ko mu gihe kiri imbere ibintu bizasobanuka neza. Ibuka umugani w'Abanyafurika uvuga ngo uwategereje ku iriba yihanganye amaherezo abona indobo yo kuvomesha. Mbese utegereje ku iriba ry'ijambo ry'Imana? Ni byiza. Imana iravuga ngo ukabushaka nk'ifeza, ukabugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nibwo uzamenya Imana. Aya magambo yanditse mu Migani ibice 2 ku murongo wa 4 n'uwa 5. Noneho reka turangize gusoma igice cya 3 cy'igitabo cya mbere cya Tora. Ibyanditswe bivuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Imana ikura Adamu muri Edeni. Uwiteka Imana iravuga iti: dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni kugira ngo ahinge. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Aya magambo yanditse mu Itangiriro igice cya 3 uhereye ku murongo wa 21 ukagera ku murongo wa 24. Aha niho igice cya 3 kirangirira. Mbere yo gusoza ikiganiro cy'uyu munsi, reka turebere hamwe ukuri kw'ingenzi kuboneka muri iyi mirongo. Ibyanditswe bivuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Uribuka icyo Adamu na Eva bakoze bamaze kurya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi? Badoze ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero kugira ngo bahishe isoni zabo. Mbese Imana yemeye imyambaro bikoreye, imyenda ikoze mu bibabi?
Oya, ntiyayemeye. Kuki Imana itemeye imyenda bikoreye? Kuko Imana yashakaga kwigisha Adamu na Eva ko itunganye kandi ko itemera imirimo y'umuntu idatunganye. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Aya magambo yanditse muri Yesaya ibice 34 ku murongo wa 6. Nta na kimwe umuntu yakora kugira ngo ahishe Imana ibyaha bye, ariko Imana hari icyo yakoreye umuntu. Imana yishe inyamaswa, ibohamo imyambaro ikoze mu ruhu, iyambika Adamu na Eva. Yego rwose, byerekana ko Imana yatanze igitambo cya mbere cy'amatungo. Mbega ukuntu Adamu na Eva batunguwe cyane no kubona hameneka amaraso y'inyamaswa yishwe n'Imana. Muri uko kumeneka amaraso y'amatungo, Imana yashakaga kwigisha Adamu na Eva ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, nk'uko byanditse mu Waroma ibice 3 ku murongo wa 23. Yashaka kandi kubabwira ko amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha, nk'uko byanditswe mu Baheburayo ibice 9 ku murongo wa 22. Ibi ntitwabisobanura mu buryo burambuye uyu munsi, usibye gusa ko twavuga yuko itegeko ry'Imana ryo kubabarirwa ibyaha rishingiye kuri aya magambo agira ati amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Igihano cy'ibyaha kigomba kwishyurwa. Igihano cy'ibyaha ni urupfu. Imana ibabarira gusa ibyaha byishyuwe. Igitambo gitunganye kandi kitariho umugayo kigomba gupfa mu mwanya w'umunyabyaha. Ubu nibwo buryo bwonyine Imana ishobora kubabariramo abantu ibyaha byabo hatabayeho iyindi mishyikirano. Nuko rero Imana yatangije ibitambo by'inyamaswa kugira ngo yibutse abanyabyaha ko igihano cy'ibyaha ari urupfu. Igitambo cy'inyamaswa gishushanya umucunguzi muziranenge wagombaga kuza mu isi akamena amaraso ye kugira ngo yishyure igihano cy'ibyaha byacu. Ibi tuzabyiga nyuma, ariko uyu munsi tuzirikane ko Imana yamennye amaraso y'inyamaswa kugira ngo ihishe isoni za Adamu na Eva. Nyuma y'ibi, Imana yirukanye Adamu na Eva mu itongo rya Edeni, ishyiramo marayika ufite inkota yaka umuriro kugira ngo arinde inzira ijya ku giti cy'ubugingo. Igihe Adamu na Eva baryaga ku giti Imana yababujije, bahisemo inzira y'urupfu. Kuva icyo gihe ntibongeye kwishimira imigisha yo mu itongo ryiza. Twabonye ukuntu Imana yirukanye Lusoferi, ari we Satani, ikamuvana mu bwiza bwayo kubera icyaha yari yakoze. Na hano tubona rero Imana yirukana Adamu na Eva kubera icyaha bari bakoze. Imana irera kandi igomba guhana ikintu cyose kitejejwe. Nanone nshuti yanjye, reka tuzirikane ibi bintu bibiri. Icya mbere, Imana irakiranuka. Imana ntishobora kwihanganira icyaha. Icyo cyatumye ihana Adamu na Eva kandi ikabirukana mu itongo. Icya kabiri, Imana igira imbabazi. Adamu na Eva ntibari bakwiriye imbabazi z'Imana, bari bakwiriye igihano cy'Imana gusa. Ariko Imana ntishaka ko abantu barimbuka. Nicyo gituma yasezeranyije umukiza wagombaga gukiza abanyabyaha, akabavana mu bwami bw'umwijima bwa Satani, akabinjiza mu bwami bw'Imana bw'umucyo kandi bw'ubwiza. Ntuyobe, imbabazi z'Imana ntizivuguruzanya no gukiranuka kw'Imana. Iyi miterere ibiri y'Imana igomba gukorera hamwe. Mu masomo yacu y'ubutaha tuzabona ukuntu Imana ishobora kwereka imbabazi abanyabyaha kandi ntibivuguruze gukiranuka kwayo. Inshuti yanjye uneze amatwi, iki cyari ikiganiro cyawe Inzira yo Gukiranuka. Twakubwiye ibyerekeye isezerano ryiza Imana yagiranye n'umuntu igihe Adamu na Eva bangaga gukurikira inzira y'Imana. Twizera ko uzakomeza gutega amatwi ibi biganiro kugeza igihe uzasobanukirwa neza iri sezerano ry'Imana rirebana n'umucunguzi Imana yatanze kugira ngo agukize ibyaha. Wakoze gutega amatwi. Tukurarikiye kuzabana natwe mu kiganiro cy'ubutaha, aho tuziga ingingo y'ingenzi ivuga ku bahungu babiri ba Adamu na Eva, ari bo Kayini na Abeli. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze gutekereza ku bivugwa muri iki cyanditswe kigira kiti nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bw'Imana bwarushijeho gusaga. Aya magambo yanditse mu Waroma ibice 5 ku murongo wa 20. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 79 018.